intambara abarokora tugira uyu munsi, muzirinde kubaho mu buzima mu mutwe wawe habamo inzozi ziciriritse, yerekwa riciriritse, imitekerereze iciriritse, ibintu bipfuye by'umwanda. Usanga turabarokora turasenga Imana ariko dutekereza ibintu bikipu byo hasi. Niyo mpamvu abatwara imodoka bakoresha retroviseur, utareba inyuma tushobora gukomeza kureba imbere kugira ngo ugende mu muhanda neza, ugende ureba iyo uturuka. Barokore mwe mureba aho tuva. Imana ishaka ko abarokore ibakorera ibintu ku buryo umupagani abona Imana. Mwirinde ko batwita abasazi n'abatagira ubwenge, ariko ikizatuma batabitwita, va mu miteto, saba ibintu byinshi. Nta shari Imana ifite, ntabwo wayiruta, yibwiza ukuri. Murakoze cyane, dushimiye umushumba Philippe atubwiye ko mwafashe ku byo kurya byinshi, kandi no mu kanya ejo na materaniro dukeneye gutaha kugira ngo tugaruke mu gitondo. Ariko kubera ko inzu y'Imana ibamwe ibyo kurya byinshi, reka dusome ijambo ry'Imana riri muri Yesaya ibice 40:26. Kino giterane kigamije kuvuga ku mbaraga z'Imana. Iri niryo jambo nyamukuru izakomeza kuyobora igiterane, nubwo hari andi magambo yandi Imana izakomeza kuzana. Haranditse muri Yesaya 40:26 akavuga ngo nimwubura amaso yanyu murebe hejuru, ninde waremye biriya agashyira ingabo zabyo mu mitwe zose akazihamagara mu mazina, kuko afite imbaraga nyinshi akagira amaboko n'ububasha, cyo gituma nta na kimwe azimiza. Mu yandi magambo, uyu muhanuzi Yesaya yarimo abwira abantu ngo barebe hejuru, barebe amaboko y'Imana agaragazwa n'ibyo Imana yakoze. Hejuru iyo harebye ubwo ashobora kuba yarabonye izuba, abona inyenyeri, abona n'ukwezi. Aravuga ati zira zose uko zibona, ati amaso yanyu zirebe, ninde waziremye agashyira n'ingabo zabyo mu mitwe, zigenda mu matsinda akazihamagara mu mazina, kuko afite imbaraga akagira n'amaboko n'ububasha, cyo gituma nta na kimwe azimiza. Umwanya muto mfite kugira ngo dukomeze kumva ibindi byose byateguwe, kubera ko muvise ibintu byinshi kandi mwaje kare, kamabwira ijambo rimwe mwongera kuyo mwumvise, amwumvise mu ndirimbo, amwumvise ku mwigisha wa mbere. Nubwo Imana ikomeye birenze uko twabivuga nuko twabiririmba, ariko ibyo bintu bikomeye ifite yigiye kubikora ibiremesha ibyoroheje. Kuko nyine ari kuza gufata umenye ngo Imana yacu irakomeye, ikora n'ibikomeye, ariko yigiye gukora ibyo bikomeye bikoresha ibintu byoroheje cyangwa bisanzwe. Urugero, murebe ukuntu uyu mubumbe w'isi umeze. Umubumbe w'isi muwitegereze, murebe amazi awubaho, ibiti, amafi, uburabyo, n'ukuntu isi imeze n'indi mibumbe tutazi. Nta na kimwe Imana yigeze kozaho intoki. None ufata ibintu bingana gutyo n'iryo zuba n'uko kwezi n'inyenyeri, Imana yaravuze ngo zuba. Ubwo izuba ryari mu kanwa k'Imana, ivuze ngo zuba baho, ubwo ribaho kuri amuribona. Ubwo byabayeho ribanaho n'ibituma ribaho n'imikorere yaryo n'inyenyeri n'ibindi byose. Ikiremwa cyonyine Imana yaremye igakozaho intoke ni wowe. Ibi niyo mpamvu ukomeye kuruta ibindi byose. Amateka ya Bibiliya yerekana ko Imana yaremye umuntu, iramubumba n'intoke, imushyiramo n'umwuka, ibimugose byose yabyise amazina, birabihamagara bibaho. Igitangaza rero kirimo ibyo bintu,
iyo mikorere y'Imana imeze gutyo ntizigera ihinduka. Niko Imana yamye ikora, niko ikora none, niko izakora n'ejo. Intambara abarokora tugira uyu munsi zo kubana n'Imana tuzigira kuko dushaka ko ibyo dushaka ko Imana ikora ibikoresha uburyo dusangwa tubona bumenyerewe bw'abantu. Intambara ufite mu buzima bwawe hane abantu bikireho iteka, bishyira muri gereza bitewe naho bavuka, bitewe n'amashuri bize se, bitewe n'ubushobozi, bitewe n'amateka. Barangije bakira Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo, ariko ntibigere bamenya ngo nubwo ameze gutya, nubwo hari ibyo ntabonye, nubwo hari ibyo ndafite, Imana yankoresha ibintu bikomeye idashingiye ku mbaraga zanjye, intege nke zanjye mfite. Ntibyabuza Imana kungeza aho ishaka. Niyo kibazo gidufite. Bigatuma ureba amashimwe y'abandi ukavuga uti afite impamvu, afite ababyeyi. Kandi dufite imfubyi ziriho ubu zabayeho, akaba atazi se na nyina, wabona aragenda afite n'ibyishimo n'umunezero ukagira ngo hari umuntu wamureze. Yaraciye mu ngo nyinshi akabaho. Ndashaka kubatangariza ku mugaragaro ko Imana nubwo ikomeye nk'uko yabyivugiye, igiye gukora ikintu ikoresha ibintu bisanzwe, igakoresha abantu basanzwe. Nuko iteye, ntimuza kubihindura. Nushaka kubihindura ntabwo biza kwemera. Ndabaha hari ingero nyinshi kubera ko mwanya wagiye kandi mwumvise ijambo ry'Imana ku buryo buhagije. Ndagiye kujya mbabwira umurongo gusa wonyine, muzawusoma mwitonze. None umwanya wo gusoma Bibiliya nugera mu rugo, ngiye gutanga ingero 3. Nugera mu rugo uzasome mu gitabo cya 2 cy'Abami bice 7 umurongo wa 3 ugeze ku 10. Gitabo cya 2 cy'Abami ibice 7 umurongo wa 3 ugeze ku 10 urahasanga inkuru ikurikira. Ndashaka kuvuga imbaraga z'Imana, uburyo Imana ikorana n'abantu basanzwe kandi nawe urasanzwe. Mbese ikintu cyose Imana ikeneye ngo cyose uragifite. Nta kintu gitubura. Mwese muri hano nta kintu mubura ngo mugeraho Imana ishaka ko yabageza, ngo mukore ibyo Imana ishaka ko mwakora. Nta kintu na gito mubura, kuko ibyo Imana igikoresha urabifite. Nta kintu ubura, byose urabifite. Iyo umuntu yigisha ntago banamubaza ibibazo. Mwagombye kumbaza muti se kuvuze ngo Imana ikoresha abantu basanzwe n'ibintu bisanzwe, ko dufite abantu bagaragara ko bafite ubushobozi, kandi ubwo bushobozi bwabo bugakora ibintu binini ku buryo umuntu utabufite atabigeraho. Iyo bigenze gutyo bigenda gute? Nakubwira ngo iyo Imana ihamagaye umuntu afite ubushobozi butatu. Afite ubutunzi bwinshi, afite imbaraga z'ubwenge, cyangwa afite umuryango cyangwa abandi bamufasha, akinjira mu Mana agakizwa. Imana ifata bya bintu byose afite, ba abantu, za mbaraga za bwenge, ikabimukuramo ikabika ku ruhande, ikabanza ikamugira umuntu usanzwe kugira ngo akizwe. Ko ntiwakizwa udasanzwe, ntiwakizwa uri gitangaza. Kugira ngo ukizwe ugomba kwinjira muri formati abantu bakirizwamo, kuko Imana ntigira inzira y'ubusamu. Isi yagiye ifata abantu bakomeye ikabatuza ahantu habo. Abantu bakomeye batura hamwe. Muri uyu mujyi ugiye kuri Rebero urabona abantu batuye, ugiye Nyarutarama, ugiye Kibagabaga, nta muntu wabwiye ngo bahature, ahubwo ubushobozi bufite butuma bahatura, wowe utabufite ukahivana. Ntawe kwirukana, ahubwo ubuzima butuma uhava. Iyo ugiye muri banki usanga barageneye ahantu abafite amafaranga menshi banyura, kandi ho kunage ntago nabanza umufuka w'amafaranga afite 500,000
ngo mpore n'umumotari uje kuvirisa amafaranga 2,000 ntago abantu bahagarara ahantu hamwe ntimukwiye kwirirwaho mujye mpaka ngo muburane isi nuko iteye indege ishobora guhaguruka yo igiye ahantu hamwe ariko abayijyamo ntibicare ahantu hamwe ntibarye ibiryo bimwe ntibicare ku ntebe zimwe indege ari imwe nuko isi iteye niko izagoma kumera ariko Imana yo kubyerekeye gukizwa abantu bose yabashyize ku murongo umwe nta gakiza k'abasirimu yabageneye nta gakiza nta karyango mbese nta kantu ka VIP abantu banyuramo bakizwa niyo mpamvu umuntu ukize cyangwa ukomeye iyo ashaka gukizwa nk'uko ari ntago hakwirwa ntago yinjiramo biranga niyo mpamvu Yesu yavuze ngo biragoye ko umukire ngo ajya mu ijuru ijambo mubyumve neza ngo kuruta ngo icyoroshye ogira ngo ajye mu ijuru ngo nuko ingamiya yaca hehe yaravuze iki ntiyaravuze ko umukire adakizwa n'uwize adakizwa yaravuze ko ako kenge bose bakanyuramo ako kenge tunyuramo dukizwa ube warize uburi umuzungu ubufuka kwande yukijijwe nta yindi nzira tunyuramo n'imwe nuko byarangiye Imana yarabyanze yanze ubwo buryo niyo mpamvu Imana nubwo ikomeye yahisemo ko ku byo gukizwa abantu bose bakizwa kimwe bakabatizwa amazi amwe bagahabwa ijambo rimwe bagazahabwa ingororano imwe ibintu by'Imana Imana ntirobanura ku butoni ube wirabura uri umuzungu ube warize uri mugufi uri muremure yugeze mu Mana irakubwira ngo yego kuba warize ni byiza kubukize ni byiza ariko mu nzira ijya mu ijuru tonda umurongo ucaha abandi banyura nuko Imana yabigenje ntimuza no kubihindura niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo icyakora bamwemeye bose bakizera iki izina rye yabaye ubushobozi bwo kuba abana b'iki b'Imana ni ukuvuga ngo ikintu cyabakijije si ubwenge ndetse Pawulo yigeze yandikira Abakorinto mu gice cyaho cya mbere umurongo igice cya mbere umurongo wa mbere mu rwa mbere yabandikiye igice cya mbere rw'Abakorinto igice cya mbere 27 yarababwiye ngo Imana yanze ko hagira umuntu ukizwa bishingiye ku mitekerereze yize mu ishuri ngahubwo Imana ngo ihitamo ko abantu bose bakizwa no kuyizera bidaturutse ku mirimo bakoze mbere yo gukizwa birutse kuyizera myani magambo rero ndashaka kubamenyesha muri aya materaniro ko Imana nubwo ikomeye ariko ikoresha abantu basanzwe ikabakoresha ibidasanzwe igakoresha ibintu bisanzwe kugira ngo ikore ibidasanzwe ingero ndabahanga nkeya aho nasomye hambere ubwo tugeze Samariya hateye inzara haje Abasiriya bagota Samariya bababuza kujya guhaha abimbere barya ibiryo birashira kugeza ubwo bageze aho barya abana urumva n'inzara ikomeye maze umukozi w'Imana umwami baramubwira bamushyira urubanza rw'umugore ngo baririye umwana noneho bamubwiye ngo uwo mugore bakoze shyira hamwe ryo kurya abana bazana uwa mbere baramurya bamumaze batizana uwawe aranga bajya ku mwami aravuga ati se mugeze aho murya abana ubu ngeze mu gihugu nyobora kugeza ubwo abantu barya abana nawe yabura igihugu ureba igihugu bari ibiryo birashira barya ngo ibitsike by'indogo birashira barya amahurunguru y'inuma arashira bageze ku rwego barya abana nariko muri uwo mudugudu w'Isamariya harimo umuhanuzi witwa Elisa umwami aramuhamagara aramubaza ngo iyo Mana uracyayizerera iki kwirirwa uyisenga urayisengera iki ko n'ubundi ntakitumariye arayibaza arongera abaza ati se ubundi Imana iyo tugeze mwene aha abantu barya abana harakintu Imana yabikibikozeho ubu hano muri amateraniro hari abantu bababariye Imana bayihimba bazi baribya ati Imana we turakwabariye ntiwabishobora wari kubishobora cya gihe waratinze yuza mbere ya covid ukaba ufite ibintu bisobanura umuhanuzi aravuga ngo uvukwiteka avuganye nawe Imana ititaye kuri ibyo byose uvuze by'Isamariya ejo mu gitondo sinakera bizabigura ubusa aza bari gutoragura maze ngo umugaragu umwami yegambiraga
ngo aravuga ngo ibyo uvuze ngo naho Imana yakingura amadirishya yo mu ijuru bene ibyo ntabwo byabaho. Umuhanuzi aramubwira ngo uzabirebesha amaso ariko ntabwo uzabiryaho. Urugero rero rw'ibyo nababwiraga, uwo mugoroba hari abantu baciwe bita ababembe, barwaye indwara zituma amano yaracitse, inzara zaracitse, bo bari bafite ibibazo byinshi, bagize kuba barwaye indwara bakura mu bantu bagerekaho n'inzara. Baravuga bati rero aho kugira ngo tugwe mu mudugudu reka tujye kugwa mu Basiriya, babandi bazanye ibiryo bari hakurya y'urupangu rw'i Samariya. Baravuga ngo reka tujyeyo, hari ibintu bibiri biri butubeho, kimwe bari butwice cyangwa batugaburire, ariko byose ni ugupfa, reka tugende. Ya Mana ndi kubabwira ikoresha ibintu bidafatika, bitoya, bisuzuguritse, biciriritse, ifata ya maguru y'abantu bagenda yahinduramo kumvisha ingabo z'Abasiriya yuko ari igitero kije kubabwaho. Bariruka bati ibiryo baragenda. Imana ibikoze igitangaza, ikoresheje abantu batagira agaciro, abantu batagira ijambo, abantu baciwe, igaburira Samariya. Iyo Mana ni kwigikora, iyo Mana ni kubabwira, ubwo buryo nibwo yahisemo. Nuko Imana iteye, iyi Mana muri imbere, Imana musenga, Imana muririmbira, nuko yabaye, niyo ngese igira, nuko iteye. Ejo bundi Goliyati apfa. Ngise ejo bundi kuko biri hafi yacu, biri hano hafi yacu. Murabizi ko ejo bundi Goliyati yapfuye. Kugira ngo apfe hari abasirikare ba Sawuli ibihumbi n'ibihumbi bizi gisirikare. Umwana ubagemuriye utarigeze ajya mu rugamba n'umunsi n'umwe, ageze mu rugero arasanga abayobozi b'ingabo n'umwami bambaye inyenyeri bari mu myobo bamaze 40. Goliyati abatuka. Iyo ntambara umva ko yari iteye, iyo ntambara yari isobanuye. Goliyati yaravuze ati rongewe sinigwa rwana namwe mwese kabaro gutigiye, munshakira umuntu umwe mwizeye uhagararira. Mwavuze ko muri abagaragu ba Sawuli ngo ko mufite Imana ngo yari ijuru ikareba n'ukwezi n'inyenyeri, ziko isomana yanyu. Ati ngende umupagani nta Mana ngira, ariko nibitseho imbaraga, mfite ibicumu, mfite imbaraga, mfite ibigwi namaze abantu. Mwebwe nubwo muvuga ko musenga, muri aborokore, murepeta, muvuye mu rugendo ngo muhore imbere y'Imana ivugana namwe, ni umuntu umwe. Bashaka umuhagarara baramubura. Imana izana kana adolescent, umwana w'imyaka 18, ugemuriye bakuru be kuko batinze ku rugamba. Ntiyagiye agiye kurwana, yagiye agemuye. Yari afite inkoni yo kuragira, afite n'ibintu dutundu tubiri utwatundi bajya barashisha inyoni. Ajya asanga bakuru be bari mu byobo, nta usohoka, yumva itangazo riravuze ngo n'uyu munsi ntimurabonuza. Uyu mwana yari yaramenye imikorere y'Imana. Abarokora ntabwo bazi imikorere y'Imana, banza yaragiye mu giterane yumva babivuga. Yaravuze ngo nubwo ndi umwana muto, agira ngo yandirimbo wagira ngo niye, ngo n'umwana muto uzi gusenga ntabwo azagira iki, ngo ntabwo azagira iki, azafashwa n'iki. Umwana abwira Sawuli ngo umwami we ngumva mbabwire, nubwo mumaze imyaka, nubwo mwize igisirikare, nubwo mukomeye, nsanze ubupagani yabasuzuguye, nubwo ndi umwana muto nimbagemuriye ngiye narwana nawe. Uwo mwana uzi cyatumye abivuga, yarazi imikorere y'Imana. Imikorere y'iki? Imikorere y'iki? Yarazi. Ndagira ngo mumenye imikorere y'Imana kandi muyigirire icyizere. Ntagiza no kubihindura, nutanabimenya ntagihindura ukwiza gukora. Baramuhamagaye. Nibura umva kandi ukeza kugira ngo Imana ikorere igitangaza mu buzima bwawe, nukubanza kumenya kwatura ibintu binini. Tufite abarokore baririmba Imana nini, bakayivuga mu ndirimbo, bakayivuga bigisha, ariko bagira ku buzima bakavuga utuntu duto, bakayibabarira. Nujya gusenga Imana tukajya usenga wihereyeho, urebye ukomeze naho utuye, nukusa nibiro ufite n'ubushobozi bwawe, ujye usenga ukurikije imbaraga z'Imana, apana wowe. Dawidi ntabwo yirebyeho kugira ngo arwane na Goliyati. Ntiyarebye no ku kibazo rero, ntiyarebye kuri Goliyati kugira ngo abone imbaraga zo kumurwanya, yarebye ku Mana. Asanga Imana yamwica,
nubwo ahagaze gutyo abwira Sawuli ati Sawuli rero ngendaje kuri umwana muto ati ndiwe ndabizi umenyereye kurwana ati ntabyo nigeze niga ukora akazi ki ngendagira intama kuriya amenyereye kurwana ati ndabizi nabyo uramurwanisha iki se aravuga ati nubwo ubona ngenda ngira ubuhamya buryo ubuhamya bw'abarokore nushaka Imana uzayishakira aho uva tukayishakira aho ujya Pachanga turaziranye tuziranye Pachanga nimushaka kureba Imana ntumwirebere hano no mu matangazo ya none uyirebere yuva Imana ibaho tuva ni kuvuga ngo Imana waburiye mu buzima bwawe bwaho waturutse ntiwayibona none kuko bugenda bucya ibikomeye amatangazo akomeye ibiteye ubwoba biriyongera ariko nusubize amaso inyuma urasanga naho wanyuze ni hari horoshe iyo ushaka Imana uyirebera yuva mwese uko muri hano wabaha umwanya ariyo ndirimbo bamurimbye yavuze ngo bari imigisha nonaha y'Imana yakugabiye uyibare ntusige n'umwe erega ni myinshi y'iki no kubara niyo mpamvu abatwara imodoka bakoresha retroviseur utareba inyuma tushobora gukomeza kureba imbere kugira ngo ugende mu muhanda neza ugende ureba iyo uturuka barokore mwe mureba aho tuva ntihari horoshye Korali Beteli Yesu ashimwe iri torero rya Sejemu ngende umunyakigali nubwo mubona Igisenyi ngende uwa hano nge nashi Gisenyi ariko ngende umunyakigali iyi Sejemu muri kubona hano iri mu rusengero rwiza mubona gutya yabaga mu mwanda icyo bita umwanda uracana hari ntago urashiraho nimuza kubona kanya muze guca hano muri ikintu bari batuyemo kandi bakibagamo bakajaririmba ngo niba ufite isezerano ry'Imana bakakirimbira mu Imana baba mu mwanda efanga ko mu ndeba siho mwabagasize bahorega bampamagara ngo ngeyo iyo mutaza guhitamo kwatura uru rusengero niho mukiri mwamubizi niho mukiri kandi mukivuga mu ndimi nshya mwerekwa muvuga Imana mukubita ivumbi mugeze aho muti ibi bintu ibi mwatura ibintu bingahe binini niko rusengero rwa mbere rutagira ibibazo ntiwamenya ko banarimo uciye hano hanze utamenya ko bahari Beteli nta kintu mwize nta somo mukuye aha hantu mushumba Manase nubwo namwe nzi ko mutoroshye ndabizi Beteli muri abanyembaraga ariko nawe reba kandi ntabwo ari ibigusaba bereke aya mazu yo hejuru nawe nayabo y'ubucuruzi icyitwa ubukene barakirukankanye cyera icyitwa ubukene inzara bagiteye ishote cyaragiye ibi rero kugira ngo mubigereho mwabanje kubyatura ikintu utazatura ntabwo kizakubaho uzi impamvu babwira impamvu ikintu utatura kitazakubaho ni ukubera ko ni principe kubera ko uri umwana w'Imana Imana akaba ari umuremyi nayo ibintu byose ijya gukora ije byatura ikintu cyose Imana yakoze mbere yo kugikora yabanje kukivuga na wa muntu nababwiye wa wundi nababwiye Imana yaremye n'amaboko yabanje kuvuga ngo tu reme umuntu nta kintu Imana igivuga itabanje igikora itabanje kukivuga bamwe muri mwe rero iyo mugiye kuvuga ibintu mugiye no kubisenya no kubyatura mubanza kwireba mukareba aho muvuka none mukatura utuntu dutoya twamabwa tungana gutya nuko bamwe mwicaye hano ibyo mwagiye mwatura niyo Imana bibazanira n'ubundi nta handi mwapfa Dawidi abwira ikibazo wanteye n'uducumu n'amacumu n'ibiki ngiye nguteye mu izina ry'iki ry'Uwiteka kandi bucye ko gurate ntago arapfa twebwe tubanza kuvuga ibintu bigihari tubireba bihari tukabibwira ibi bintu birumva wanteye n'uducumu n'amacumu ngiye naguteye mu izina ry'iki ry'Uwiteka kubanza kwatura arongera ngo uyu munsi ndakwica ngo bagira ibisiga ngo abisi bose bamenye yuko Uwiteka adakirisha imbaraga akirisha izina ryayo ryonyine ntiyapfuye
ndashaka kubabwira ababarokore mwe, iyi Mana iyi ngiyi mubona yaduhamagaye, iyo ushaka kumenya ububasha bwayo mwige kwatura ibintu bingahe binini binini. Umva ikintu ngiye kubaha cy'urugero kanasoze, sinshaka kubatinza. Ibitoya mwatuye mwarabibonye, ngiye mpamagara buri wese ngwino hano kubaze, ngira ikintu watuye kikaza, murahari? Ufite ikintu yavuze kikaza, muragifite? Umva ikigutangaza, icyo kintu cyanaje ntihari wanasenze, ntihari waniyirije, kikada wakivuze guteka mu gikoni, tucyapfa kumpa inzu yakumba kame gusa kubera uko amafaranga y'ubukode ukuntu aryana. Utuwa Mana we, tubukode burandiye, wapfa kumba inzu y'icyumba kimwe kaya ndazamo umutwe amaguru akarara hanze. Mana nagushima, warayibonye ibyo watuye nibyo bikubaho. Niyo mpamvu muri Bibiliya Nouveau Testament ahantu hose mu Isezerano Rishya umuntu wese wagiye gushaka Imana yarakubazaga ngo urashaka ko nkugirira nte? Kubera iki Imana ikubaza ikibazo yagira ngo yumve ikikuva mu kanwa. Ndashaka gusoza umutaba mpaye bambwiye ngeze na 12, ndashaka gusoreza hano. Ndashaka ko Imana ikoresha ibintu bitoya ariko bigisaba ko wowe nubwo uri mutoya watura ibintu binini. Ndashaka kubasengera mwatura ibintu binini, kandi ibyo mwatura bizababaho. Bizagira gute? Hari umukobwa wa Herode yarabyinnye arabyina isaranezerwa. Mwari muzi ko hano hari Imana kwa ari Beteli? Hari umuntu uri gusinzira disi ariko sinakurenganya waje saa 9 ari wakangutse. Reka ngire tutahe ujye kuruhuka. Yarabyinnye nkuko muri kubyina Imana. Ndashaka kubatangiza ko Imana igira amarangamutima, igibabara ubundi kishima. Ye yishimye nayo ijya yitanga nk'abandi bagabo bose. Umwami aravuga ati mukobwa wanjye we urabyinye, nkurikije ukuntu unkoze ku mutima, nsaba icyo ushaka cyose ndakiguha. Abonye kuko umukobwa agomba kuba umukobwa w'ikigoryi, ni koko yabonye ko umutima we nta kintu kinini kibamo. Muzirinde kuba waba uri umurokore, uri umuntu usenga utagira inzozi nini, ku buryo Imana igusuye mu nzozi ikakubaza ngo ko wanejeje nkugirire nte, igasanga nta kintu kizima ugira mu mutwe wawe. Mukobwa ati Isaramu gati uramenye ntube ikigoryi, ntujya kunsaba niyo cyaba kimwe cya kabiri cy'igihugu ndakiguha. Ati kanjya kubaza mama, asanga nyina nawe mu mutwe we ni debe. Mama papa arambwiye ngo ndabyinnye aranezerwa, ngo none ngo nimusabe icyo nshaka cyose ngo ndakibona. Ati uzi ikintu twamusaba? Igihanga cyande niyo cyari kiri mu mutwe we, kuno cyahise kiza haje mu gihanga kuko cyari kiri mu mutwe bakimuhaye. Umwami yarishimye, yarababaye bavuga ngo nabivugiye imbere y'abantu babimuha ndakuni byagenda. Muzirinde kubaho mu buzima mu mutwe wawe habamo inzozi ziciriritse, yerekwa riciriritse, imitekerereze ziciriritse, ibintu bipfuye by'umwanda. Kusanga turabarokora turasenga Imana ako dutekereza ibintu bikipu byo hasi. Uribuka wa mudamu mu bice 2 byaba mu gitabo cya 2 cy'Abami bice 4 bamutumye gutira ibibindi, nta kandi bamwongera nutira ndutire bice. Iyi Imana yaduhamagaye ni Imana ishaka yuko ni watura ku buzima bwawe, ku gihugu cyawe, ku itorero ryawe, watura ibintu binini, ibintu binini. Kandi ashaka kubasengera n'uwasenze bitoya yangira hinduri. Abangaba iyi nzu bubatse ntabwo ingana n'ubushobozi Imana ifite, ingana n'ibyo batuye. Ubu ngubu niyo muhitamo gukomeza mu kirere mwari kubikora. Ntabwo ari Imana yagejeje hano, reka nta Mana yagejeje hano, ahubwo mwaravuze ngo Mana nguduhaye nitwagushima. Imana ati ibyo nabyo niyo mpamvu batangiye kuba abana hato, murimo mwibaza ibindi bibazo, ariko icyiza kwizera kurigwa. Ubwo mwakoze kino n'ikindi muzagikora, mwabonye ko bishoboka n'ibindi birashoboka.
ndashaka kubasengera kandi munyemerere mbasengere. Mwatura ibintu bingahe binini mu mwuka, binini mu mibanire yawe, binini mu buzima bwawe. Kino giterane cyo kuvuga imbaraga z'Imana, ndashaka kubasengera. Kandi impamvu mbasengera nkumva ngiye binyoroheye, ngiye niko mbaho. Ntabwo niko babwira ibintu wenda byo gusoma Bibiliya, sino umusatuzi n'umuteka mutwe, ngiye niko mu mutwe wanjye hameze. Uje ukabaga mu mutwe wanjye no mu mutima. Ibiro mfite sinyo mfite mu mwuka no mu bitekerezo. Ntago uko mubona ngana so ngana mu mutwe. Mfite ibiro byinshi, ndi ikibonke nuko mubona meze gutya. Mu buryo bw'imitekerereze n'imyumvire n'imyizerere ndi big, ntago wanterura. Mfite ibiro bike ariko mu mutwe wanjye tekereza ibintu binini. Yo ni imbere y'Imana sinyibabarira, nta mbabazi nyigirira, nyibwira ibintu bigira gute binini. Amen. Numva ushaka gusenga rero. Hari umugabo witwa Salomo yaragiye arasenga, Imana yamubwira nijoro ngo ntiyamusubiza ku manywa, iza mu nzozi ngo Salomo mwana wanjye, ati karame, ati nje mu nzozi zawe, mu mutwe habamwe iki, mu mutwe harimo iki, ati saba mu nzozi ariko rota. Ndashaka ko mu mutwe ugiramo ibintu binini, kuko uruga Imana yagusura nijoro utari gutekereza, isanga mu mutwe bipanzemo, mu mutwe habamwe iki. Ngo yabwiye Imana ngo ndashaka ubwenge n'ubuhanga by'iki, atubita akazi nkora na akazi ka leadership, ka administration, ko gucira abantu imanza. Ubwenge cyo buzamfasha bizatuma ncira imanza abantu bawe. Imana ibatushe, ikorwa ku mutima, iravuga ngo nkoza ahantu mwana wanjye, uri umugabo ugira imitekerereze minini, ibyo usabye nabiguhaye, nguhaye n'ibyo utasabye. Maguye dusenge. Mu mutwe wawe habamwe iki? Ujye utekereza iki? Ibintu biciriritse bipfuye. Niba twaje kuvuga imbaraga z'Imana no gukomera kwayo, iyi Mana yaguhamagaye ikaba yiyemera. Iyi Mana iriyemera. Kwiyemera murabyumva? Iranirata. Yivuga ngo ifeza siko yavuze, n'izahabu n'ibyande ngo nibya. Ubwo se yabivuze? Nibaza umugabo wavuze ngo yemwe abarushye n'abaremere n'umusani ndabaruhura. Murebe umuntu utumira abantu bose ngo bindushye. Uyu mugabo ari yizeye. Murebe umugabo wahaye Aburahamu akamuha igihugu, ntiyamuhaye akagari, si n'umurenge, yamuhaye iki? Nzaguha igi. Imana ntitanga ibintu bito. Imana ntabwo ari ntoya, ntasha Imana igira. Niyo mpamvu mbinginga muri kino giterane musabe ibintu binini. Umva mabwira aka kantu, mpamvu mahagurutse ngira ngo dusenge mudasinzira. Hari ikintu Imana yanga, igihuriyeho n'abagabo n'abagore abari hano. Abadamu mwese muri hano, muri Beteli nababonye, no muri korali ziri hano, Gusheni, korozo ziba hano. Mu kintu kinezeza umudamu wese, umva ndi umugabo mfite abana 6, nuko yubyaye umwana bakaza kumusura baje guhemba, barya bamuterura, ukumva baravuze ngo yo ngo ise yari ibyaye, ngo agiye mu nda yivura ubutamunda, ngo amatwi nisenga, amaguru nisengwe. Ubwo ni gice umva nka nyina w'umwana, uravuga ati ngaho rero ise w'umwana agaragarira ku mwana. Imana ikeneye ko uyisaba ikintu, ukirebye wese akabona ishusho y'Imana muri cyo. Abarokore Imana ishaka ko ibaha umugisha, ubarebye akavuga ngo iyi niyo Mana, iyo niyo Mana. Bibiliya ikavuga ngo niba ureba imirimo yanyu myiza, ngo bahere ko bagire gute? Barebye iki? Bahita bamenya so. Imana ishaka ko abarokore ibakorera ibintu ku buryo umupagani abona Imana. Mwirinde ko batwita abasazi n'abatagira ubwenge,
ariko ikizatuma batabitwita ni ibintu Imana yakoranye n'abarokore. Amen. Kuza gusenyura urusengero biragoye. Umuntu wagera hano ngo ntujuje ibisabwa yabivuga agenda gace, ariko hari ahandi wagera ku nsengero z'abarokore ugasanga ntawe se, nta muhanda, kavuze ngo basenga Imana yo mu ijuru. Toka mugende ko tuvuga mu ndimi, nimugende n'indimi zanyu. Mureke mbabwire abarokore, Yesu ashimwe. Nimwanga gasuguru k'abadayimoni ku buzima bwanyu, nimwanga abadayimoni, anga abadayimoni ku bana bawe, anga abadayimoni ku buzima bwawe. Imana yawe ni nini, reka kwikoza isoni, senga isengesho riremereye, anga gasuguru k'abadayimoni. Bakwise umusazi urabyemera, hakana ko utari umusazi ubihakanishije iby'Imana ikoranye nawe. Mwabyumvise? Abantu mwitwa abasazi ngo turabasazi, ntago turibo. Niba utari we rero garagaza ko utari umusazi. Bwira Imana ngo Mana, yari yaravuze ngo bimenyekane ko ari wowe Mana, ko nanjye ni umugaragu wawe. Uwiteka amanuye ibivuye mu ijuru, baravuga Uwiteka ni we, Uwiteka ni we. Reka dusenge Imana. Amen. Nukuri Imana ishaka abarokore bagaragaza Imana yabahamagaye, bareba imirimo yanyu myiza, bagaragaza bagahimbaza iki Imana. Tujye gusenga rero. Ujya urota iki? Waza wasinziriye mu mutwe wawe yasanga mu iki? Uramutse waryamye ikagusura mu nzozi yasanga urota iki? Urota utuntu duto. Muzirinde gusenga amasengesho y'ibintu bito, kuko isengeye ibintu bito ntago Imana igaragara. Ubwira Imana ngo Mana, mfite icyifuzo, ngiye gusaminda mu kwizera, umwana uzavamo azaba asa n'Imana. Imana ishaka gukora ikintu. Niyo mpamvu Yesu yagiye kwa Lazaro ajyayo bamaze 4, kuko Imana ntishaka gukora ibintu bito. Yanze kujya yarwaye, ijyayo yapfuye, ariko amaze 4 kugira ngo Imana itandukane n'abantu. Lazaro azuke ku munsi wa 4. Kuki Imana ishaka ibyo bintu? Kuki Imana bambutse Yorodani ku manywa? Yorodani bayambutse ku manywa ari guhinga. Imana igira ngo shiramo mahagarara batamba, bahagararamo, amwajya hasi, amwajya iburyo, andajya ibumoso, ihaca umuhanda. Imana ishaka gukora ibintu binini. Mwongere binini, bigize gute? Binini. Sindi kwibeshyera, niko iteye, niko imeze. Ikoresheje ibintu bisanzwe, abantu bameze nkamwe, mukagira ururimi wo kwatura muri positive. Ibintu binini biri big, besha Imana icyubahiro. Dusenge. Shaka ikintu watura kinini, wewe gushingira ku mushahara wawe ntago byavamo. Ushara wihorere, nta gushingira kuri nyoko naso n'amateka yawe yihorere. Wageze muri Yesu uhabwa indi generation, ahandi hantu ukomoka. Inkomoko yawe yarahindutse, inkomoko yawe yarahindutse. Igihe wemeraga Yesu ukamwiza mu buzima bwawe, wahinduye inkomoko yawe uturuka. Ntukivuka ahandi uvuka, komoka muri Kristo. Senga nk'umuntu abajene muri aha. Nabonye abantu kiri bato, wenda abanyokobo basikije imyaka mikeya nabaso. Mwebwe muzarama. Dusengera iki? Urashaka iki? Imana ikugirire gute? Uri kurota iki? Iyo kintu uri gusengera kibonetse, babona Imana wakurikiye kuba kwisa umusazi. Reka dusenge. Mana yacu igira neza, ijambo ryawe ryatubwiye ngo niwe waremye ibiri hejuru yacu, ngo urema inyenyeri, urema n'izuba n'ukwezi, ngo ubishyira mu matsinda, ngo kandi ngo nta na kimwe kizimira. Ubwo batubwiraga ngo nimurarame murebe imbaraga z'Imana mushingiye ku byo yaremye. None natwe turaba waremye, ariko tugiye gusenga dusaba ibintu bito, ibintu bipfuye, ibintu bituje ubuziranenge, ibintu bidafite standard. Niyo mpamvu uyu mwanya turi hano sejeni. Hari abakobwa bakeneye gusenga isengesho ku buryo nubwo babise abasazi, ikizava muri iryo sengesho uzakireba wese azabone mu Imana. Uyu musore, hari abandi basore bamwise ikigoryi, bavuga ko yarindagiye, ariko ndagira ngo musengere agire inzozi nini, uzareba icyo Imana ikoze ashima Imana yo mu ijuru. Uyu mubyeyi muri amateraniro ndi kumusengera ngo ahindure amatiku n'amagambo,
narangiza asengera ibintu binini abyature ku rugo rwo ku muryango we, uzabireba wese azareka himbaza Imana yo mu ijuru. Nsengeye uyu mugabo nubwo bamwishe umusazi agiye mu barokore, ariko Imana yizeye ni Imana nini, ni Imana y'imbaraga, ni Imana itishama, ni Imana itanga igatanga iruta ibyo tubasha kubara. Ijambo ryawe rirambwira ngo ibasha gukora cyane ibiruta cyane. Imana yawe, Imana yaguhamagaye, Imana yakuvanye hahandi, ibasha. Iyi Mana wavugaga mu ndirimbo, iyi Mana waririmbiraga, iyi Mana waje kumva ukava iwanyu, ndagiye gutangazo ryayo, ibasha gukora ibiruta cyane ibyo dusaba n'ibyo twibwira. Nimuyisaba binini mwe kuyibabarira, mwe kuyibabarira. Numva mutari gusenga, numva mutari kuvuga. Gusenga ni ukuvuga. Vuga. Imana ikuvuga nawe ngo ikugirire gute. Noneho iyi tariki ya none yandike, numara kuyandika uvuge n'ibintu binini ruhesha Imana icyubahiro. Dore bakwishe umusazi, bakuryanira inzara. Bibiliya ivuga ngo abakwanga, abakugisha impaka n'abakuburanya ngo uzabushaka ubabure bamere nk'ibitariho, ngo ubwanjye nzabyikorera, ntacyatuma izina ryanjye ritukwa. Nzatanga ingabo nyinshi zipfa ku bwawe. Saba ibintu binini, saba umushahara munini, saba promosiyo mu kazi. Va muri karitsiye wimutsemo, menya ko bishoboka. Abana bawe basabira ubwenge, baba bahanga. Bari abana baba mbere mu ishuri bigana n'abawe, abana bawe bangana n'abandi bana, barya ibiryo bimwe, bishyura amafaranga angana. Saba ibintu binini Imana ari kwemerera, nta kibazo Imana ifite. Ubutumira ni ubwayo. Niba ari ugukizwa, niba ari ubugingo, saba ubugingo bwinshi. Yesu yatubwiye ngo intama zanjye nziha ubugingo bwinshi. Niba ari umwuka wera, saba mwinshi. Niba ari urukundo, saba rwinshi. Ikintu cyose cyiza kisabe mu bwinshi. Va mu miteto, saba ibintu byinshi. Nta shyari Imana ifite, ntabwo wayiruta. Yibwiza ukuri. Shaka ikintu Imana ikora ku buzima bwawe muri kino giterane, ku buryo izakireba azabonamo Imana. Ni iki Imana yakora kugeza ubu kirebye wese avuga ngo iyi niyo Mana nzakorera? Shaka ikintu usengera muri amateraniro, uzakibona wese azavuge ngo iyi niyo Mana nzakorera. Ni iki Imana yagukorera? Iyo ndwara yawe yakira na muganga agatangara, muganga wawe kuvura byananiye yatangara igitangaza Imana ikoze, iyi ndwara irakira kugeza ubwo muganga atangarira Imana yawe. Ndabizi ufite imiryango uturukamo ikunegura, ariko aka kanya tugisenga, akanya tugisenga, tukiri muri iteraniro, tukiri muri izi mbaraga, ngwatoye ikintu kinini ni izina rya Yesu. Ngushimiye Imana yo mu ijuru ko ifite imbaraga zo kugaragaza ubumana bwawe ku buzima bwawe. Bibiliya yatubwiye ngo niba rero imirimo yanyu myiza bajye bashima Imana ku bw'ibintu Imana yakoze. Murakoze cyane. Imana ibahumugisha n'imwicarire. Imana ibahumugisha. Ngiye gusengera undi muntu umwe uri muri amateraniro. Imana yawe ni Imana nini, ntabwo iza no kubihindura, ntiza kuba ntoya, niko ikomeze kumera. Titaye ku matangazo y'isi, no muri covid yarakoraga, no mu mwijima irakora wa nijoro, no mu mvura, no mu mwijima n'ubwicura burindi. Muri byavuze ngo ni Imana ikomeye. Ngiye gusengera umuntu waguye. Kuba waraguye ukaba waje gusenga nuko Imana igufiteho umugambi mwiza w'ibintu ishaka gukorera.
haguruka mu mwanya we tugusengere. Umuntu waguye muri amateraniro nta n'uwagufashe, nta n'uwakubonye, nta n'uzanakubona, nta n'uzanakuvuga, ariko wowe uzi ko waguye. Tugusengere uhagurutse. Imana iguhe umugisha. Gera vuba. Ntabwo nava ntagusengeye. Ngewe numva ndi kukubona reka kubyibazaho cyane. Umuntu waguye uri muri amateraniro yabereye hano sejemu, ntabwo Imana yagupfusha ubusa ngo utahe. Reka kino giterane bacyishyuye kubera wowe. Fagitire yose iza gukoreshwa mu giterane yari yawe. Niba kandi utazi na Yesu akijijwe, Imana yakubabarira nawe wahaguruka tugusengera. Bashumba mu nyemere dusengera aba bantu. Abangaba kiterane cyabo. Kuko cyazanye Yesu n'ubugingo bw'aba bantu. Nimuze tubasengere. Ntimugire isoni. Twese nukutuza. Ibintu by'abarokore bikizwa no kwizera. Iyo ntambwe uteye. Ngwino rwose. Imana iguhe umugisha. Umuntu waguye muri amateraniro njya gwitangaza. Numva muri amateraniro ugasorokora icyaho ukundi. Bazagufata uzandagara. Imana yari yakuzanye guha amahirwe urayanze usubiye yuko waje umeze, ariko aba babiri batahanye umugisha. Reka tubasengere kuko intama imwe ku Mana irahenda. Na mbundi yabere niba ari umuntu waba ushaka kuza tutaba twihuse, ariko umuntu waguye muri amateraniro ibyo twavugaga we ntibikureba. Amahirwe twavuze we nta kureba kuko icyaha cyawe cyawutanije n'Imana. Ariko ubwo tugiye gusengera abangaba nawe uramutse uje byakubera byiza.